nongere mbaha ikaze, reka mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Tugiye kureba iki? Tugiye kureba ukuntu abantu mu minsi ya nyuma bazashaka urupfu bakarubura. Ese kuko bizaba? Tuze tubirebe. Mbaze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko maze kubikubwira, tugiye kureba ukuntu abantu bazashaka urupfu mu minsi ya nyuma bakarubura kubera ibyo Satani azaba yarabashyizemo. Reka tuze tubirebe. Ese nibyo koko abantu muri iyo minsi bazashaka urupfu barubure? Birashoboka nibyo? Mbanze mbashimire abakomeje kwiyandikisha, subscribe nawe utariyandikisha, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, noneho abantu bamenye ibizaza kuko iminsi iri imbere ihatse byinshi. Kandi aho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi kandi umenye ko ukuri kubohora imbohe. Tugenda rero tujye mu byahishuwe muri Bibiliya, ibyahishuwe 9:6. Muri iyo minsi rero abantu benshi bazashaka urupfu, ariko urupfu ntabwo ruzaboneka. Bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga byanze bikunze. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibyahishuwe 9:6. Reka njyemo no muri Bibiliya mbigusomere neza kugira ngo utagira ngo wenda ndabihimbye. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko urupfu ntabwo bazarubona na hato. Basifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Bivuze iki rero? Bizaterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo kera mbere ibintu bitari byatangira kugaragara neza, najyaga ntekereza ko wenda Imana izashyiraho umwuka wo gukomeza abantu bakabaho ubudapfa, Umwuka Wera akaba yaza mu isi ku buryo abantu badapfa. Ariko naje gusanga Satani nawe afite gahunda ndende kugira ngo abantu batazapfa. Tugiye nkuko tugiye kubireba. Impamvu rero navuga ko Imana yongera kuzazana Umwuka Wera kugira ngo ajye mu bantu ntibapfe, nabifataga nk'igihano. Kandi wumva ukuntu biri buhure. Ibyo nibyo niyumviraga kera, nkavuga nti Imana kubera ko abantu babaye babi bagakora ibyaha bakanga kuyumva, Imana izazana Umwuka Wera abe mu isi, noneho akureho urupfu, kuko urupfu ruzavaho nyine. Noneho nirumara kuvaho, icyo gihe Imana wenda izaba yaruhagaritse, noneho abantu bagira ibizazane, ibibazo byose bihura ku isi, impanuka, indwara, ibintu byinshi bizahaza abantu ku buryo bazaba bifuza gupfa ariko byange. Uko niko nabitekerezaga ko Imana izaba yashyizeho umwuka umeze gutyo urupfu rwaragiye. Ariko reka tuze turebe ibintu ahubwo none ishusho yabyo uko imeze. Ngiye kuguha ingingo 5 zikwereka uko abantu bazifuza urupfu bakarubura. Ingingo ya mbere: ikoranabuhanga rishaka kuzana ubuhanga ngubuko abantu bagomba kubaho ubudapfa. Iryo ni ryo rizacura inkumbi mu bantu. Tuvuge iryo koranabuhanga bazarigeraho barihawe n'ibivejuru. Aho bavana amakoranabuhanga hose hamaze kumenyekana, niyo bazarihabwa n'ibyo bivejuru. Iryo koranabuhanga bakaba rifite, bakaba bararigezeho, bakaba bararipimye, bakaba baragerageje. Akaba ari no mpamvu bakoze biriya 2019, 2020, 2021. None iryo koranabuhanga rikaza wenda rizagera kuri ubwo bushobozi bwo kuba batera ibintu mu mubiri w'umuntu ku buryo umuntu adapfa. Ibyo rero ibyo bamaze kugeraho bishobora kuba bibashoboza, ariko ibyo bintu ntibituma abantu badapfa. Tuvuge wenda ko ubuzima bw'abantu bazabugira burebure ku buryo wenda umuntu azajya arenga ya myaka 100, 200, 300, 400 ku buryo adapfa, cyangwa imyaka iyo yose bazashyiraho. Abo bantu bazafata ibyo bintu ari byo mark of the beast, ari byo cya kimenyetso, umubare n'izina by'inyamaswa, ntago azaba ari umugisha uturutse ku Mana. Niyo mpamvu Imana ivuga iti umuntu wese uzabifata azakurwa mu gitabo. Nuko ibyo bintu rero bizagufata bikuyobye, ubijyemo, numara kubijyamo uzisange
aribwo ushaka rwa rupfu noneho urubure. Urabyumva noneho nibyo byumvikana. Urumva kera navuga ati ni umwuka w'Imana uzaza mu isi ugatuma abantu badapfa, ariko ni ibi bintu bishobora kuba wenda uko bivuga ko bashaka ko umuntu atazajya apfa aribyo bizaza noneho abantu bakazajya bahorana ububabare n'uburibwe buhoraho ku buryo batazajya bashobora gupfa kubera ibyo bintu babashyizemo. Urumva ku buryo niyo mpamvu nyine umuntu azifuza urupfu arubure. Urumva byakugiyemo, wabyishyizemo, noneho bituma uriho nyine ubayeho uri muri ubwo buribwe n'ububabare bw'ubuziraherezo ku buryo ntukira ntupfa, ubeho wifuza urupfu. Abantu babeho nyine mu mibabaro badashobora gucika niyo byagenda gute. Ya mibabaro bashobora gucika ukoresheje urupfu ari rwateraga wenda ko abantu bashobora gucika iyo mibabaro bakagenda, ibyo ntabwo bizaba bigishobotse kubera ibyo bintu bazaba barateye mu bantu. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, umwuka na roho y'umuntu ntabwo bishobora kuvangwa n'ikoranabuhanga. Ibyo mbisubiremo nk'umuntu ubimenyereyemo, ntabwo ikoranabuhanga rishobora kuvangwa na roho y'umuntu. Ikoranabuhanga bashobora kurikoresha bavura indwara zimwe na zimwe, ibyo bakora byose, ariko ntabwo ishobora kubangikana na roho y'umuntu. Roho ni Imana yayiremye yonyine, nta wundi muntu ushobora kuyigiraho access cyangwa ayigereho agira icyo yayikoraho. Ntibishoboka. Ibyo ni ibintu Imana yaduhayeho garanti ko roho ntushobora kwigira nuko byagenda gute. Ntibishoboka. Nuvuga rero abo bantu niba gushyiramo ibyo bintu bizagutera umubabaro w'ibihe byose utagira iherezo, ubuziraherezo. Ibaze ibyo bintu niba bibishyizemo bikaba byabasha gufata umubiri wawe, umubiri ntupfe, kuko umubiri nudapfa roho wenda ntiwamenye ishobora kuzavamo ikigendera, ugasigara uri umubiri uriho utagira roho. Ahubwo niko ibintu bishobora kuba bizamera. Urumva ko ibyo bintu ni ubugesera bukomeye cyane, ahubwo ibi bintu ni ukubyitondera. Ingingo ya gatatu ari nayo ikomeye, ibyo kwiyahura. Kwiyahura ntabwo bizaba bigishobotse kuko ntushobora kwiyahura kandi udashobora gupfa, ariyo gahunda yabo, ntushobora kwiyahura. Ni ukuvuga ngo rero ibishobora kugaragaza abantu ko ariyo mpamvu ibyahishuwe bivuga ngo abantu bazashaka urupfu ntibarubone. Ibaze umubiri urawufite, umubiri ntushobora gupfa, roho yavuyemo yagiye, bizagenda gute? Ibi ntabwo ni hatari. Ni ukuvuga ngo rero wa mwuka wera Imana iramuka wenda inawuvanye mu bantu, haza basigaraye icyo tekinoloji yakoze gusa, yaragize nka pirate y'umubiri. Ni ukuvuga wa mubiri wapfaga ugasubira mu gitaka, noneho ahubwo niwe utazashobora gupfa, roho wenda yaravuyemo. Urumva ukuntu ibintu ari hatari. Ni ukuvuga ngo muri ubwo buryo ubuzima wenda bushobora guhoraho bw'umubiri, ariko icyo gihe cyose uzabaho mu mibabaro idashira. Urumva ukuntu ibyo bintu bimeze. Ingingo ya kane, ubumuntu buzatakara. Ni ukuvuga ngo niba gushyiramo ibyo bintu ubumuntu buzatakara. Numara gufata ibyo bintu ku Imana bivuga umubare, izina n'ikimenyetso bya nyamaswa, abantu bose bazata umuntu bwabo bijyane mu irimbukiro kwa Satani, bajye muri systeme. Nizo gahunda bafite. Niyo mpamvu rero ari ya video nakoze nanone ivuga ngo abantu bose bazaba bahindutse nk'amarobo. Umubiri uzabaho ariko umuntu buzaba bwaragiye, bishobora gutuma abantu bazagumaho bari mu mibabaro y'ubuziraherezo, baregreta ibintu bijyanyemo kubera amagorwa bazaba barimo. Ahubwo ibintu ni hatari. Reka dukore isesengura ryimbitse turebe ibyo tuvuga bifashe bibashije gukomeza umubiri ngo ubeho, roho ikuvuyemo iragiye, usigaye uri umubiri. Kuko urebe ni hahandi Imana ibera umuhanga ukomeye cyane. Burya mu nyamaswa hari inyamaswa zitagira roho, zibaho gusa, ahubwo zibiri ko ibintu ari hatari. Ni ukuvuga ngo nimba roho izakuvamo ikagenda, umubiri ugasigara aho ngaho, ni amagorwa y'isi, ahubwo
iyo myaka iri imbere ukuntu izaba imeze. Niyo mpamvu gupfa bizaba ari amahirwe akomeye cyane. Niyo mpamvu Kristo aya mavanjiri mbasomera abantu bayaseka, ariko reka nkubwire ngo urugero. Wibuke Kristo abonekera Mariya Madalena yaramubwiye ati banyica, burya banyica bari bari kungirira neza cyane, kuko bari bari kunkiza umubiri wanduye kugira ngo mbashe kwirangiriza gahunda zanjye zanzanye nisubiraho naturutse. Ariyo mpamvu abantu benshi bagiye gukanguka bazahita bakanguka, bino bintu ntabwo birakomeye, kubera ko banabipanze, kubera igihe abantu bose bari bagiye gukangwa ngo bamenye ko batari umubiri bari roho. None urumva niba barabashyize mu biro bya 2019 bakabyemera, bakazabakubitamo n'ibyo ngibyo, noneho bituma batazapfa, noneho bakazajya kwibuka ibintu byararenze, izuba ryararenze, byaramaze kubageramo, badashoboye gupfa, badashoboye no gukira. Urumva iyo miborogo izaba iri ukuntu izaba imeze. Ingingo ya 5 mu gusoza, reka dusoze turebe. Bizaba ari nko kugerageza umuriro abantu bakiri ku isi. Bino bintu ntabwo birakomeye. Ibi byahishuwe nabyita iyerekwa, nabyita iki? Ibintu nabivuzeho narabirebye, kuko ngize kuvuga nti uko abantu bashobora kuza sogongera ku muriro w'ubuziraherezo bari ku isi. Kumbi dusubire inyuma natangiriye ukuntu byibazaga kera nibazaga yuko wenda Imana izakuraho umwuka wera, ariko urumva ko birahura nyine, umwuka wera azaba yagiye, noneho cyangwa se izane n'umwuka ushobora gutuma abantu badapfa. Aribyo babindi bavuga ngo abantu bazashaka kujya kwinaga mu mazi ahantu hari hose, cyangwa babwire ngo umusozi timira, umusozi wange nanjye nabuzumira. Urumva ukuntu ibyo bintu bizaba bikomeye. Ariyo mpamvu ingingo ya 5 abantu bashobora kuzasogongera kuri wa muriro bavuga w'amazuko bari ku isi. Tigute hano biratwereka ko abantu bazafata ibyo bintu bazaba baciye kubiri n'Imana. Yuko ko nkubwira ko mu minsi ya nyuma abari ku ruhande rwa Satani bazagaragara, abari ku ruhande rw'Imana bo bagaragare. Ni ukuvuga ngo urupfu niruba rutariho, n'imiruho izaba iriho, ububabare, imiborogo bizaba iriho, byerekana ko abantu bazaba binyuramo bose ari abanze gufata agakiza. Niyo mpamvu Imana ikoresha abantu ikabwira abandi ngo mwafashe agakiza, mwakwakira agakiza, inzira zigenda bavuga ati no, bakanga. Wakwakira agakiza bakanga. Uyu munsi iyi message igukangure wicuze, wihane, uvuke mu rubushya, ubatizwe, uvuti ngiye kuzahitamo ubugingo, mpitemo Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo aho gutamo Satani. Ibintu birakomeye, kuko ibaze ahantu imibabaro n'imiborogo ihoraho idashira ubibona isi yose, ni ukuvuga ngo Satani ashaka kwerekana ingufu z'umurengera. Twebwe hari igihe tubireba mu ndorerwamo uvuga ngo ni tekinoloji, iterambere, ibihugu birashaka guhaka ibindi. No, ahubwo nk'ubwo niko mpise mbitekereza nonaha, uko mbwiye ntabwo nabitekereje mbere, ubu niko mbitekereje nonaha. Ni ukuvuga ngo Satani namara kubishyira mu bantu benshi, n'ubu ngubu biriya bya 2019 yikomanga muganga bati narabishoboye, nakupisa abantu bose amamiliyoni n'amamiliyari ku isi yose mbibashyiramo, biriya nabyo nabibashyiramo. Ni ukuvuga ngo noneho Satani kumugaragariza atereka ati ninjye uyoboye, ninjye ufite ubutware ku bantu benshi. Abantu icyo gihe nyine Imana nayo ukuntu Imana ikubwira irakureka, Imana nibiba izakureka urebe ati bya bintu nuko bimeze, abantu batangire kuboroga, byararenze igaruriro. Urumva ko ibyo bintu ntako bizaba bimeze. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati ahubwo bavuga ngo kwa kujyanwa ku itorero, nubwo tuzi ko kujyanwa ku itorero itazaba, ahubwo bizaba nyuma Kristo yaraje. Bera ni nyuma bahimbye, kuko Imana iratubwira ngo uko bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Loti,
mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Loti, abantu barokotse ni bangahe? Ni ukuvuga nyine n'ibi bihe bigiye kuza abazarokoka ni mbarwa. Ni mbarwa. Ni ukuvuga rero ntabwo wambwira ngo Imana irakubwira ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa cyangwa mu gihe cya Loti, noneho ngo umbwire ngo amamiliyari n'amamiliyari ngo azahita azamuka mu ijuru adapfuye ajya kugira iki? Azaba amaze kwanduza isi. Imana ibabwira ati muhinduke mwanze, mwafashe ibyo bintu. Ubwo urumva imyanda abantu bafite hano ku isi niyo bajyana mu ijoro. Hari igihe mbiseka ibi bintu rwose nkumva ngiye biranansikije abantu babitekereza gutyo. Imana irakubwira ku mweru n'umukara ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa, kandi bizaba bimeze nko mu gihe cya Loti. Uko byagenze, uko Imana yakubuye hakarokoka abantu 8 gusa, wambwira uti ngo amamiliyari n'amamiliyari azajya mu ijuru gute? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ahubwo Satani nayo izi uwo mugambi ukomeze. Niyo mpamvu ibyo bintu nibishyira mu bantu, izo ngingo 5 nkubwiye niko bizamera. Ndakuburiye rero hakiri kare, ntuzavuge noneho ngo ntabwo wabimenye, ngo ryandi abantu babivugira. Urabona ko ndagufatira siyanse, nkagufatira na Bibiliya, nkagufatira n'ibyumviro byanjye byose, nkabivanga kugira ngo ubyumve noneho uyungururemo ibyawe, kuko habwirwa benshi hakumva bene yo. Nabo twabanye rero nkaba mbashimiye, mukomeje kwiyandikisha, muranyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro, mukomeze mwiyandikishe, muze mushakishe ukuri kuzabature. Nk'ibi ntabwo wenda nibaza ko mwari mubizi. Noneho ukuri kubohore imbohe. Kanda like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Niba wenda utanabishaka, kandaho like umuntu uzashaka kuva mu buyobe n'umenyo rubamba, wenda iyi message ishobora kuzamurokora. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyud.